Tetwa Mpesire Komasava Komambuzi. Bikabyo comedian. Ubushize aratubwiye ngo nta cyongereza uzi ngo uzi igifaransa ariko umaza n'ikinyarwanda barakibagiwe. Oya kinyarwanda cunda kizi. Ngo tubizamo akakana. Aya mabati arava. Yayaguze atayazi. Agamabati garava. Uwagaguze yagaguze atagazi. Nase ubwo icyo ni ikinyarwanda. Nta kinyarwanda muzi ngaho mbwira kukongereza waba wariyunguye noneho. Icyongereza cyo ndakizi. Ngambwira. I fuck you. Ubwo ibyo bisaba niki? Urakoze cyane. Turashize none. Playgrounds. There are many playgrounds that are not found in the Rulindo district. So if they implemented there, the youth there may get many opportunities to develop their talents and avoid some useless of time. So Rulindo district have many developing areas. Where they grow tea and other places. As you see, there is in Nyagarama where cars are stopping there, coming from Kigali to Musa. So if I put youth center there, the youth there may profit by developing their talent, by getting job for working on that youth center. Ndabizo uriyumva gute se wana fresh kabisa ibintu uri neza uri engineer ariko ngo barasoje narasoje umeze neza nta kintu na kimwe gisigaye none se bira bintu wabonye asaba nta kibazo na kimwe cyaka kwiteza ibintu byagenze neza na difanze neza nta kibazo na kimwe kirimo none se wa mwana ariko utamuzanye hano ntabwo nari mfite ubwoba bwinshi ntabwo nagomba kuzana umukunzi ashobora ko yari kurinyuzamo kuko bamaze ibibazo byinshi ariko uko nguko no kwica iperereza ntabwo ari kwica iperereza nta shushu bengera urabizi ariko mfite aba system inshuti zanjye za hafi kabisa bagomba kuba bahari hariya ariko navuze ati mfite ubwoba bataza kunyuza mirisho nawe urabizi umugabo agiye ku rugamba ntabwo ajyana n'umugore umugore asigara aho ngaho umugabo akagenda ku rugamba ibintu byose bikagenda neza kabisa byari byiza wabivugishaga ngo nkwenga imizigo ubuntu ngubu natanga wenda na excuse ku bantu bose batari basanzwe babona imizigo muno minsi icyari kingize business iki ngiki cyari kingize business iki urabwira iki none abantu bavuga ngo comedy nuri kuyikora urakoze uri mu mashuri abantu bavuga ngo comedy sindi kwikora ndi mu ishuri ubu ngubu ndabamenyesha ko ubu ngubu ndi engineer nkaba ari no mu comedy hano turi kwikosora Media TV turi kumwe n'umusitari wanyu Danizo mukunda muri benshi akunda gukina comedy uyu munsi yaje muri Defense Danizo Defense wayibonye ute umunsi byagenze bite Defense ari neza buri kimwe cyose cyagenze neza twadefanze neza wabonaga ko twabyambariye kabisa ndabona ukeye cyane n'ubwa mbere nagaragara nk'umuntu uri seriye kuva navuka ubundi wabaguru umuntu uraho ubundi najyaga mba ndaho meze nk'umukomedi ariko urabibona cyangwa ngiki urukweto nguru ubu ngubu nakubwira ko mpagaze nk'ibihumbi birenga 200 aho nicaye ahangaha ubundi tukuzi nk'umuntu uri n'abakobwa watwitse uyu munsi ko waje nta bakobwa uri nabo byagenze ubwoba kwa I was so afraid nari mfite ubwoba bwinshi navuga ati nshoboye gukotora urabona nk'iyo umugabo agiye ku rugamba yitwaza umugore kwa kugira ngo udafeyinga ku rugamba umugore akaba yari kunyuzamo so nagerageje kubigenza neza kugira ngo ntabandi kumwe wenda n'umukobwa njye nta mukunzi mfite
ariko mfite abakobwa b'inshuti yanjye banyitaho bamenyera buri kimwe bakamfasha muri byose twajya inama rero nirinze kugira uwo nzana kugira ngo ntaza gukotora kwa ataza kubona ko nakotoye baremo ibibazo byinshi nkanjye rero kubera ko babazi ko mfatanya wenda projet zanjye zo ku ruhande n'ishuri baba banyiteze ibibazo byinshi cyane. Okay, ose Danizo, ubundi ibintu by'ubukomediye wiga n'ibintu bikomeye cyane. Civil engineering ni isomo rikomera. Ni section ikomera cyane byata. Okay, ubihuza ute rero kugira ngo byose bikore kandi bigende neza? Kugira ngo byose bigende neza rero cyambere ni kumenya icyo ushaka kugeraho n'icyo ugamije. Turabizi ko akazi kabuze. So kandi bashumugani mu Kinyarwanda nta mugabo ukora ikintu kimwe. Iyo ukoze ikintu kimwe kigafeiringa urapfa. So ni ngombwa ko wiga ariko ufite n'akandi kantu wenda ku ruhande ukora. Nk'ubu ngubu nshobora kuva ahangaha nimva ahangaha ntabwo ndi wa muntu wajya gutegeza ngo akazi kari ndi wa muntu wajya kugenda n'abantu bari bankumbuye wenda batari baherutse ibikorwa byanjye ubu ngubu nabwira ko ngiye kuzana ibikorwa bizima kubera ko ubu nari ndi busy cyane nari maze nk'ibyumweru 2 ntakora ndi ku ishuri ndi mu bintu by'amasomo cyane nshimira n'abanyeshuri bose bamfashije harimo ba Eric ba Munana harimo n'abandi harimo Sepe wanjye DDS namwibagirwa harimo Sepine yitwa Pacifique harimo n'abandi bantu benshi cyane twagiye dukorana twagiye dufashanya aba Simeo nshimira umuyobozi wa IPRC Musanze Emira Bayisenga nshimira superviseur wanjye yitwa Filemoni yo Gakiza n'abandi barimo bose banyigishije harimo baga PSPR harimo ba Felix n'abandi benshi bagiye bamfasha ubo ndavuzemo nawe ndamushimira cyane kandi nshimira cyane na Yago wamfashije kugira ngo mbenyeze ahangaha muri showbiz mbe ndimo ndatwika ikindi by'umwihariko nshimira ubitwa Emi Fashion Designer iki cyangwa uri kubona ahangaha nicyo Emi Fashion Designer kabisa yampaye guturuka hasi ku rukweto kugera hehe ngira ngo urarubona urukweto ukuntu rumeze ndabibona kabisa watwitse uturunete ipantaro urabona ko ari do touch ko turayibona costume nziza karavati nziza nakubwiye ngo ubu ngubu mpagaze 200,000 ibi byo byaturutse mu Budage amafaranga yose byaturutse mu Budage mpagaze 200,000 hanga ntabwo nakubeshya Danizo uri umuntu w'umunyeshuri ayo mafaranga yose wayakuye kugira ngo ube wambaye gutyo kucyangwe murabiza cyane abasitari ntabwo tujya twishyura tuba dufite abantu batwambika natwe tukabakora umuti tukabamaza nk'ubu ngubu Emi Fashion Designer akorera hariya mu mujyi hafi yo kwa Makuza ushaka icyangwe kimeze neza kiteye neza bye yamureba yambika neza murabona ukuntu yanyambitse n'abandi banyeshuri benshi baragenda mu babona amafoto n'amavideo ni ibintu byari bishushe cyane byari biryoshye everything went right nothing went wrong and I'm proud of my career. Hari abantu rero bavuga ngo nta mufundi w'umustar icyo nicyo kintu dushaka gukura mu bantu umufundi w'umustar abaho mbyamurabe bamenya bose bizi gifundi bapati nabo bose so ni ngombwa rero ko tutirimita mu mitekerereze yacu ngo tuvuga wenda ngo nimba ukoze iki cyakunanira oya ni ngombwa ko byose tubikora ikindi cyatse kuvugaho n'abantu banegaga iminsi ngo we ngo ntuzarirangiza ngo wagiye muri comedy ngo ntago bizaba ariko kufatanya n'abanyeshuri bagenzi banje ndashima Imana ko na defense kandi bikagenda neza ubu kuviza isaha ndi engineer. Okay Danizo wabikoze neza cyane ase kuba uri umunyeshuri ukabukina na comedy ntago bishoboye kuba byatumye ubona amanota make ukaba wabo wanyuma amanota nafashe nabonye nabo mwigana amanota nabonye ndayishimiye si make kandi sinamenshi cyane ayo niyo nifuzaga ubwo wabonye nkangahe amanota yanjye nibanga sinzi niba ushaka kumpa akazi ushaka kumpa akazi niwe yandikira cyangwa se akajya kura document zanjye akabona ngo nagize ngahe ariko amanota nagize ndayishimiye kandi niyo nari nkwiye nta muntu wigeze avuga ngo banyimye amanota cyangwa se iki dutegereje graduation nayo kwizagenda neza ikanze nayo nkayambara nkaba interview ubundi ibintu byose bikagenda neza ikindi ndashimira umukameramani wanjye yamfotoye neza mwabonye amafoto ko ameze neza ibintu byose byagiye neza ewana nta kintu nishimiye nka graduation y'uyu munsi ukuntu nsa ukuntu meze neza murabona ko nagasatsi nagerageje kugabanya umusatsi nawugize muke kugira ngo bigaragare ko ndi umwenjeniyeri wa nyawe koko kugira ngo ngaragare imbere y'abapano so ndashima Imana cyane rero nshimira n'abantu b'inshuti zanjye zose nshimira abafana banjye ubu nibwo nyiza mfite content nshyashya natekereje zimwe zitarakorwa hano muri East Africa mfite content nyinshi mfite utuntu twinshi napanze nateguye ubu ngubu imishinga nibwo igiye kuza bari nkaho ntari ndio ubu nibwo ngiye gutangira. Okay Danizo dusoza niki wakizeza abafana bawe dore barekaramaga yuko babona comedy nyeya kubera wigaga ubu ngubu urasoje niki wabize ikintu nabwira abafana banje ni ukumbabarira mu byumweru 2 bishize ntakora aho narindi ngira ngo barahabonye ikindi nabasaba no kugera ku Ikosora Media TV bagakora subscribe bakagenda kuri channel yitwa Maximed TV nyinaho na Bwenge na Nzovu na Fisi bagakora subscribe hari nindi channel nshyashya turi mu biganiro ko nshobora wenda gukoreraho ikindi bakajya kuri Instagram bagakora follow ni
Danizo official, YouTube naho ni Danizo, ahantu hose ibintu byose bikagenda neza. Okay, Danizo, reka tugushimira cyane, nizere ko umunsi wawe wagenze neza. Murakoze cyane Ikosora Media TV, bashishikariza kujya gukora subscribe ku Ikosora Media TV, ahantu hose mukore subscribe, mukore follow kuri Yago TV show kuri YouTube n'ahandi hantu hose. Murakoze cyane.